Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba ibintu birindwi Imana yanga. Ibintu birindwi Imana yanga, reka turebe ibyari. Ibyo bintu birindwi Imana yanga tubisoma mu gitabo cy'Imigani chapitre 6 ku 16 kugeza kuri 19. Ni ibintu Salomo yarebye avuga ati ibintu umuntu abyitondeye yaho neza mu mahoro kuko Imana ibyanga. Ikintu cya mbere kwiyemera no kwikanyiza ukumva ko wihagije. Imana yagukije yakuvana mu bibazo wari urimo, wamara kubivamo ugeze hejuru aho kugira ngo wite ku bandi, ahubwo ukabiyemeraho ukabirataho ukagira ngo ahari niwe wikije. Ibintu by'ubwiyemezi no kwirata no kwiyumva Imana ibyanga urunuka. Tugerageze tubicogoze naho ubundi bizaducogora. Cya kabiri, ururimi rubeshya. Ururimi rubeshya kubeshya bishobora kubaho ariko ntibube umwuga. Ushobora kubeshya kubera ko udakijijwe, ariko iyo ukijijwe byibuze uramanza ugakaraga ururimi rwawe mu kanwa inshuro nka zingahe kugira ngo ubone ko ibyo ugiye kuvuga ubigambiriye bitari mu kubeshya. Kuko iyo ubeshya ubigambiriye ubishaka kandi ubizi, ikindi kintu Imana yanga urunuka, kandi abantu benshi babigize nk'imikino cyangwa nk'umwuga ariko ntibazi ingaruka zabyo ku buryo bw'umwuka. Icya gatatu, ibiganza bimena amaraso. Intoki n'ibiganza bimena amaraso. Kumena amaraso ntabwo ari ugufata inkota cyangwa icyuma ngo wice umuntu gusa. Niyo umugambaniye nabwo uba umwishe. Iyo migambi myinshi rero Imana yanga kubi, cyane cyane iyo urimo kumena amaraso. Icya kane, umutima ugambirira gukora ikibi iteka ryose. Mu mutima wawe nta byishimo birimo cyangwa se harimo uburyarya, ariko icyuzuyemo hakaba kugira nabi, kugira abantu nabi buri gihe akaba ibitekerezo. Ibyo bintu ushobora kubyihana, Imana ikakugira imbabazi, nawe ukava muri uko guhora wifuriza abantu ibibi mu mutima wawe, kuko bigushengura n'ubwo bwose ubasha kubisha kubw'umubiri, ariko imbere muri wewe biba bigushengura. Gira umutima usukuye ukorera Imana, wifuriza abantu ibyiza, nibwo uzagira amahoro. Cya gatanu, ibirenge. Ibirenge bigenzwa no gukora ikibi, ukagendagenda ahantu hose wamamaza ikibi, uvuga abantu nabi, ibikugenza gusa ari ukugira nabi. Ubu rero abantu ntabwo bakigenda kubera ko bagendesha ibirenge gusa. Za telefone n'ibitekerezo nabyo byabaye nk'ibyigenza. Kubw'ibyo rero gerageza ibyo ukwirakwiza hirya aho ugenda hose, bibe ubutumwa bwiza bwubaka isanamitima ry'abantu, aba ariyo rikuranga, aho kugira ngo urangwe n'amagambo n'amacakubiri akomeretsa abantu, atanya abantu, abavuga nabi, abifuriza ibibi. Kuko utifurije umuntu ikibi, nawe ntawe uzifuzwa ikibi. Icya gatandatu, kuba umuhamya w'ibinyoma. Nta kuri kukurimo, ugahamya ibinyoma, ibintu utahagazeho kubera ko wabyumvishaho amahushuka, ariko ntutegereze ngo urebe impande ebyiri z'ibyo ubwirwa. Kuko ibyo ubwirwa bifite impande ebyiri, bifite uruhande rumwe n'urundi ruhande, kandi izo mpande zose ziba zivuga ngo ufite ukuri. Tuvuge rero, iyo ugize ibyago ukajya ku ruhande rw'ibinyoma ukakwemeza ko ariko kuri, mukaviraho umuntu indi imwe, ari byo bituma mwibwira ngo mufite ukuri kandi muri mu buyobe cyangwa n'ubugome, wa munsi w'urubanza wibuke ko Imana yo ibireba, ntago izagendera mu mwari benshi mu kinyoma ngo ni mwebwe nahisemo mwavuga ukuri. Ukuri niyo kwaba k'umuntu umwe kuzaganza ibihugu n'ibihugu by'ibinyoma. Icya karindwi aricyo cya nyuma, umuntu uhora wifuza guteranya abandi, ugahora urazwi ishinga no guteranya abandi.
urajwe ishinga igihe cyose, ukarazwa ishinga no gutanya abantu, kubateranya, akaba aribyo bikuranga. Ukagenda uvuga hirya hino, ukajya hino ukabwira uyu iki, ukajya hariya ukabwira undi iki, noneho ukabateranya bose kandi ubabeshya ngo uri inshuti zabo. Iyo ibyo bikuranga, Imana irabyanga kandi yanga n'ubikora. Kubw'ibyo hinduka, ukizwa wakira agakiza, ureke ibi bintu byose natwe tutivanyemo, turebe ko twakwanga ibi bintu tugacukubira nabyo, kugira ngo tugire ubugingo buzira uburyarya n'ubuhemu, kumena amaraso, kwiyemera, ururimi rubeshya n'ibindi bibi byose Imana yanga bitanditse aha ngaha. Kuko mu bitabo byose bya Bibiliya tugenda dusangamo ibintu Imana yanga, ariko ibi ngibi ni byo Salomo yaje gusanga ko ubyitondeye ukabyitaza, nta kabuza waba umudendezo, umutima wawe ugiye wuzuye urukundo n'ubusabane n'Imana, kandi mu gihe kizaza nibyo bizaba iby'agaciro karenze ak'ibintu by'isi tubona. Mukomere rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.